bakristu nshuti bavandimwe, tubanje kubasubiza twifuriza amahoro y'Imana kuri iki cyumweru cya Kristu umwami w'isi n'ijuru. Ni icyumweru twizihizaho umunsi mukuru, ukaba ari umunsi mukuru muri Kiliziya usoza umwaka wa Kiliziya, kandi ugasa naho ukaba ubimbira undi mwaka wa Kiliziya. Uyu munsi rero ni ku cyumweru hano i Gikondo, tukaba dusoje misa ya gatatu, misa izihijwemo umunsi mukuru nk'uko misa ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu ndetse n'izigiye gukurikiraho bari bwizihiza umunsi mukuru. Ariko ku buryo bw'umwihariko mu misa ya gatatu hakaba habaye umuhango wo kuvugurura amasezerano y'abavandimwe b'umuryango wa Gisiyo Gatolika witwa Abanyamutima. Muri uyu mwanya tukaba turi kumwe na bamwe bahagarariye izo nzego ku rwego rwa paruwase, rwa diyosezi ndetse n'urwego rw'igihugu. Njye muri kumwe ni Joseph Habumukiza Gikondo, nkaba ngiye kuganira n'abavandimwe batugaragariza uburyo umuryango uhagaze haba ku rwego rwa paruwasi, rwa diyosezi ndetse n'urwego rw'igihugu. Twakire umuvandimwe wacu uhagarariye urwego rw'igihugu rwa paruwasi, umuryango w'Abanyamutima ku rwego rwa paruwasi, aratangira twibwira. Murakoze, nitwa Munyantore François Saveri, njye mpagarariye Abanyamutima muri paruwasi yitiriwe Mutagatifu Vincent de Paul i Gikondo. Bwana François Munyantore, twifuriza umunsi mwiza. Murakoze cyane kuri umunsi twese. mwiza wa Kristu umwami. Tumuyoboke. Amen. Tumuyoboke twese. Umunsi wa Kristu umwami nk'umunyamutima, hano uyu munsi kwibutsa iki cyangwa se ufite akahe gaciro? Umunsi wa Kristu umwami nk'abanyamutima ku isi hose, ariko reka tuvuge iwacu aha turi i Gikondo, ni umunsi koko utwibutsa amasezerano twagiriye umutima mutagatifu wa Yezu. Dore ko ari n'umunsi usoza liturujia, tukongera tukibuka muri uwo mwaka wose ese twagendanye gute n'uwo mwami mu buzima bwacu, ese twarawumutuye, ese twamutuye abandi, ese twamubereye indahemuka nk'uko abidusaba. Bavuga uti ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma ukareba ko duhagaze. None umuryango w'Abanyamutima hano i Gikondo, umuryango wa Gisiyo Gatolika, uhagaze ute? Ni bangahe? Ni ibikorwa mugaragaramo nk'ibikorwa by'urukundo? Umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu hano muri paruwasi ya Gikondo turi abanyamuryango basaga 50. Abakuru ni abanyamuryango 24, abatoya twita abajene ni abanyamuryango 26. Muri abo ngabo harimo abasezeranye n'abatarasezeranye, tukagira n'abandi muri abo ngabo tubaremo nabo ku kigo cy'amashuri ya paruwase ya Gikondo Groupe Saint Vincent Paroti. None uyu munsi rero nkawe uhagarariye umuryango hano muri paruwasi ya Gikondo, ni iki washishikariza abavandimwe musangiye ubutumwa mu muryango? Icyo nabashishikariza nk'uko mu kanya rero mbabaje ati ibikorwa by'urukundo mugaragaramo ni ibihe? Ibikorwa by'urukundo tugaragaramo, hari igikorwa duhuriraho n'imiryango ya Gisiyo Gatolika muri paruwasi ya Gikondo, dutanga amafaranga, noneho rimwe mu kwezi uri muryango wa Gisiyo Gatolika ukajya kugikora mu barwayi no mu bandi banyantege nkeya, dushyika mu muryango remezo. Iyo uvuze Abanyamutima, kenshi uravuga ngo kami kamuntu n'umutima we mu Kinyarwanda byo kubavuga. None iyo uvuze umutima, umunyamutima, ni uwuhe mutima muba mushatse kuvuga? Tuba tuvuga umutima uhatse byose, ari wo mutima wa Nyagasani Yezu Kristo, umutima wa Nyagasani Yezu Kristo, icumu ku musaraba hakavubukamo amaraso n'amazi. None ku munyamutima, uvuga umunyamutima wa Yezu, biba bishaka kuganisha kuki? Umunyamuryango abasabwa gukora iki kugira ngo ase n'uwo mutima? Icyo umunyamuryango basabwa, dufite igitabo cy'umuryango tugenderaho, twuzuza inshingano n'amategeko biri muri icyo gitabo cy'umuryango ko aricyo tugenderaho, tugahora kwitwararika nk'uko babyumvise ngo mu masezerano ngo wiyemeje kwibuganiza buri munsi mu mutima mutagatifu wa Yezu. Nta umunyamutima yavoma icyo ari cyo cyose atari mu mutima mutagatifu wa Yezu. Ndumva ari ubutumwa bukomeye. Muvandimwe François, twifurije ubutumwa bwiza kandi
umutima wa Yesu mwiragije kandi mureberaho ukomeze wabunikiye kandi banabafashe gukomeza gutera imbaraga mugana uwo mutima mutagatifu wa Yesu. Murakoze cyane, natwe tubifurije umunsi mukuru mwiza. Murakoze cyane. Nk'uko mwabyumvise rero twari kumwe n'umuvandimwe François Munyentore uhagarariye umuryango w'abanyamutima hano muri Paruwasi ya Gikondo, ariko tukaba tugize n'amahirwe yuko uyu munsi hano i Gikondo hari intumwa ya Diocese yaje iserukiye abanyamutima kuri la Diocese, tukaba tugiye nawe kumwakira kugira ngo atubwire ubutumwa yazaniye abavandimwe bo ku rwego rwa Paruwasi. Umuvandimwe turakwakiye, mwatanye mutwibwira. Murakoze. Murakoze. Nitwa Nyaneza Samuel, ari jye muyobozi w'umuryango w'Itorero rya Yezu muri Diyoseze ya Kigali mu gihe cy'amezi abiri, ariko ubugaruka ukora mu myaka 9 mu bujyanama ku rwego rw'igihugu, abandi umujyanama na visi perezida muri Diyoseze ya Kigali. Muri Paruwasi ya Masaka naje ku butumire rero abavandimwe muri Mutima Mutagatifu wa Yezu no muri Paruwasi. Murakoze muvandimwe Samuel Munyaneza uhagarariye abajyamutima b'Urwego rwa Diyoseze ya Kigali. N'ubuye butumwa uyu munsi wazaniye abanyamutima ku rwego rwa Paruwasi ya Gikondo, nubwo wenda mujya kugira umwanya wo kuyabwira, ariko mwagira ngo dusangize ku butumwa mwabazaniye kuri uyu munsi umutima mutagatifu tuzizaho umunsi mukuru wa Kristo Mwami. Murakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere ni insanganyamatsiko dufite tugenderaho muri uyu mwaka igira iti yaradukunze tumuyoboke. Kristo Mwami tumuyoboke, yaradukunze tumurebereho. Kuko tubona mu ibaruwa Paul Mutagatifu wandikiye Abanyaroma 8:37 muri Matayo 11:29 agira ati tumurebereho. Ubwo rero ubutumwa dufite cyane cyane nanone dushingiye ku butumwa bwa Episkopi Gatolika igihe bari ku ihuriro ry'urubyiruko mu Ruhengeri, bagira bati buri mujene wese akwiye kugira umuryango wa Giseo Gatolika bamo. Nacyo tugamije cyane cyane umvise ko nyibutungane Papa Francisco yavuze ati urubyiruko ni umuryango wa Giseo Gatolika bamo. Turasaba natwe kuko tuvuga mu masezerano tugira tuti wiyemeje kwagura umuryango atari mu magambo gusa, ushishikariza abavandimwe kwagura umuryango w'abanyamutima. Urabona ko abenshi bageze mu zabukuru. Murakoze Bwana Samuel. None nk'umuntu uhagarariye umuryango rwego rwa Diyoseze ya Kigali ndetse ukaba wanabaye muri komite y'urwego rw'igihugu, waduha ishusho y'ukuntu umuryango uhagaze, umuryango w'abanyamutima mu gihugu muri Diyoseze ya Kigali? Muri Diyoseze ya Kigali basezeranye barenga 300 mu paruwasi yose. Ubu dufite paruwasi 40 ndetse paruwasi 3 zidafite umunyamuryango. Aho hose turafite abanyamuryango kandi barakora, kandi burya abanyamutima ni amaboko ya Kiliziya. Abanyamutima nibo babyasizwe benshi, urebye mu masezerano dufite no mu Rwanda ababyeyi babo benshi baramutima. Turashishikariza rero ko n'ubu barerera Kiliziya bakayibyarira kandi bakabuka bakaba umuryango mugari, kuko ubu tuzihiza yubile imyaka 61 umuryango ugeze mu Rwanda. Dufite yubile imyaka 125 n'izigeze mu Rwanda, n'imyaka 2025 Kristo atwikangiye. Ariko by'umwihariko turahimbaza muri uyu mwaka yubile imyaka 350 ambonekerwa Margarita Maria abaye. Tuzahimbaza ngira ngo umeshyi. Turizera ko dushishikariza abantu cyane kugira ngo bawitabire cyane. Kweza avuga ati mfite urukundo rungurumanamo. Ugasabaga Margarita Maria mubonekerwa ne yagize, yavuga ati mfite urukundo rungurumanamo ndashaka abavuza. Ikintu yabavuza mu cyumba cy'Imana.
bikeneye Yezu Kristo, umutima mutagatifu wa Yezu Kristo ukeneye abantu bawuhoza. None muravuga ko muri Diyoseze ya Kigali muri abantu abanyamuryango basaga gato 1000. Ese murabona ubwo butumwa muzabushobora, kuko hari abantu benshi bafite imitima yakomeretse, benshi bakeneye guhozwa. None ubutumwa nk'ubwo mu bantu 1000 murabona nizenga mu kugira ngo iyo umuryango wiyongere kugira ngo ugere no kuri bose? Urakoze. Yezu ni witorera kandi agatora abo ashaka, nubwo barashobora. Mu ntege nke iri cyubahiro wa Kigali yakiriye Tadeyo yagize ati icyo nkundira abanyamutima iyo bageze mu busaza bubona ubusore bwabo, ndahamya ntashidikanya ko abahari bazera imbuto nyinshi mu cya giti cy'isomasi. Ni ijambo rikomeye musorejeho, kandi umusaza Arkiyepiskopi avuga ati abageze mu zabukuru niho bagaragaza ubusore bwabo. Ubwo bivuze ko mufite byinshi mugomba kugaragaza, cyane cyane nk'abageze mu zabukuru, nk'abamaze gukura, mugaragariza abakiri bato ubutumwa bagomba gukora. None rero iyo umuntu avuze umunyamutima, Umunyarwanda avuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa, kandi ntidufite imitima imwe. Mwongera bati twisanishe n'umutima wa Kristo. Ese ubwo butumwa bwo kwisanisha na Kristo dufite byinshi byuzuye mu mitima yacu, murumva atari inshingano iremereye? Inshingano iremereye ko ku Mana birashoboka. Niba wibuka ko igihe ubwoko bw'Imana bwavuga muri Israheli, ubwo Mose atarazi kuvuga, yamuhaye Aroni aramufasha akajya se mu byo avuga. Ndahamye rero ko mu ntege nke z'abakristo dufite abanyamutima, dufite urubyiruko, ntabwo turi inshike, dufite abasaserdoti badukunda cyane cyane. Yezu mu Eucharistia bazamura kandi azitoreramo yumva ashaka gukoresha. Turabashimiye bavandimwe Samuel, kandi twishimiye n'ubutumwa bazaniye abavandimwe basangiye ubutumwa mu muryango basanze hano Gikondo. Twifuriza gukomeza guhagarara gitwari muri ubwo butumwa Kristo bahamagarira bwo guhoza umutima we. Turacyaganira n'abahagarariye umuryango w'abanyamutima ku nzego zitandukanye. Umaze kumva ibyo abahagarariye abanyamutima kuri rwa paruwasi ndetse no kuri rwa diyoseze bamaze kutugezaho. Muri uyu mwanya tugiye kwakira umuvandimwe uhagarariye umuryango w'abanyamutima ku rwego rw'igihugu. Aratangira twibwira, hanyuma dukomeze nawe tuganira. Murakoze, nitwa Anonsiyata Twizerimana, abandi visi perezidante muri komite y'igihugu y'abanyamutima, nkaba rero nitagatifuza no muri paruwasi ya Gikondo. Madamu Anonsiyata, muvuze ko mugirije umuyobozi w'umuryango w'abanyamutima ku rwego rw'igihugu. Iyo mwitegereje umuryango w'abanyamutima mu Rwanda, musanga uwo muryango wa Kiliziya Gatolika uhagaze iki? Murakoze, umuryango w'abanyamutima mu Rwanda uhagaze neza, kuko umaze imyaka igera kuri 70 uri ukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuryango w'abanyamutima ufite abanyamuryango 9,000 bisaga, ariko 9 ni abasezeranye. Umuryango w'abanyamutima kandi ufite komite ku rwego rwa buri diyoseze, ukorera muri buri diyoseze. Ufite diyoseze 9, hose hari komite zikora, ndetse dukoreramo ubutumwa bw'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu. Mu kanya uhagarariye umuryango w'urwego rwa diyoseze ya Kigali avuze ko hari amaparuwasi 3 ataragiramo umuryango cyangwa se badafite umuryango. Nk'uhagarariye urwego rw'igihugu,
murateganya iki kugira ngo umuryango ube wagira no mu zindi paruwasi aho utarashinga imizi? murakoze. Amaparuwasi ataragiramo umuryango ni amaparuwasi mashya avutse, ugasanga abari bari mu nteko basigaye mu yindi paruwasi kubera ko bagenda bakata imbibi za paruwasi, ariko dufite ingamba ko ayo maparuwasi twayasura tukababwira iby'umutima mutagatifu wa Yezu kugira ngo nabo bagire abanyamuryango, abayoboke b'umutima mutagatifu wa Yezu. None uhagarariye umuryango rwego rw'igihugu ariko ukaba n'umunyamuryango hano muri paruwasi ya Gikondo, ni ubuhe butumwa cyangwa se nihe nama wagira abavandimwe musangiye ubutumwa muri paruwasi ya Gikondo, noneho nk'umuntu uri rwego rw'igihugu bafite dore icyo mwagombye gukora kugira ngo umuryango uhagarare neza hano muri paruwasi ya Gikondo? Murakoze. Ibyo koko muri paruwasi ya Gikondo abanyamutima turacyari bake ugereranyije n'abakristu bagize paruwasi ya Gikondo. Tukaba dushishikariza abantu bose kuba abanyamutima, kuko umutima wa Yezu niwo duhuriraho twese, hasigara gusa kubasobanurira no kugira ngo bumve babe abayoboke b'umutima mutagatifu wa Yezu. Mu rwego rw'igihugu rero nabwo kuba turi 9,000 ntabwo turi benshi ugereranyije n'amamiliyoni agize igihugu, cyane cyane ariko abakristu gatolika dufite ingamba. Buri mwaka turahura nka biro national tugakorana inama n'abahomoniye. Buri diyoseze ifite homoniye wa diyoseze, ndetse no kuri paruwasi hari homoniye w'abanyamutima mu rwego rwa paruwasi. Abo bose rero turahura tugafata ingamba, tukareba ibyo twagezeho, tugafatira ingamba zo kuba umuryango wakwaguka tukabona abandi banyamuryango. Mu masezerano yacu dusezerana ko tuzareshya abandi dushingiye ku myitwarire yacu. Turagerageza nubwo gutora ari ibya Nyagasani, ariko ntabwo tubura nibura buri mwaka umunyamutima usezerana. Ikindi ni uko mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu yadusabye kwimika umutima we mu ngo. Tukaba dufite ingo 15 hano mu mujyi wa Kigali zimitse umutima mutagatifu wa Yezu mu ngo zabo, ndetse tukaba dufite ingo zigera kuri 70 mu madiyoseze zagiye zimika, ku buryo nacyo ni igikorwa turiho dukomeza gushishikariza abanyamutima ndetse n'abandi bakristu, kuko biremewe ko undi mukristu yakwimika umutima mutagatifu wa Yezu mu rugo rwe. Bose turabashishikariza kugira ngo mwese mukunde kandi mwifuze ku mutima mutagatifu wa Yezu wakwimika mu ngo zanyu, mugatorana nawe, mukaganira nawe, mukishimana nawe guhera mu rugo ndetse no mu muryango remezo no mu rwego rwa paruwasi. Murakoze Madame Annonciata. Ariko tugarutse ku muhango cyangwa umugenzo wo kwimika umutima mutagatifu wa Yezu mu rugo, biba bishatse kuvuga iki? Ese icyo gihe bavuga ko urwo rugo rubaye cyangwa ruguriwe umutima mutagatifu wa Yezu, ese biba bisobanuye iki kugira ngo abantu badukurikira barusheho kubyumva kandi wenda bazanabyitabira? Murakoze. Kwimika umutima mutagatifu wa Yezu mu rugo ni Yezu ubwo wabyisabiye Margarita Maria Alacoque. Mutagatifu Margarita Alacoque ni Umufaransakazi yabonekeye, amusaba rero mu byo bagiye baganira, yamusabye ko yifuza gutura mu ngo z'abakristu. Umukristu wese rero ubishaka ashobora kwimika umutima mutagatifu wa Yezu, ariko ku banyamutima byo ni akarusho, ugomba kwimika umutima mutagatifu wa Yezu. Ni umuhango rero ukorwa utagoranye, kuko urugo rushaka kwimika rugomba kuba abo mu rugo bose babyemera. Niyo haba hari abo mu rugo baba mu yandi madini, bapfa gusa kwemerera ushaka kwimika, kuko himika urugo, himika famiye. No mu masezerano bagirana na Yezu aje gutura mu rugo rwabo, bose bemera ko Yezu atura mu rugo rwabo. Uwo muhango rero ugikurikiraho, tumaze kubategura, turabaranga mu kiliziya inshuro 3 kugira ngo haba wagira impamvu ituma atimika, akaba yabiganiriza padiri, noneho tukaba tutamukundira kubera impamvu zitandukanye wenda ntarondora hano, ariko muzi ko hari abantu baba wenda bafungiye n'amasakaramentu cyangwa hari ikindi gituma kiliziya itatuma uwo muhango ubera mu rugo rwabo. Iyo bamaze rero kubaranga inshuro 3
bajya mu rugo rwabo ahantu bateganyije. Yezu adusaba cyane ko bimika muri salo kugira ngo ajye ahaganiriza n'abashyitsi baje gusura urwo rugo. Rero umuhango ukorwa, hari igitambo cya misa, hakabaho n'amasezerano ari mu gatabo k'umuryango w'umutima mutagatifu dusubiramo. Nyir'urugo niwe uyatera aka gatabo, nyir'urugo niwe utera abo mu rugo bakikiriza bakemera kumika umutima mutagatifu wa Yezu. Iyo Yezu rero ageze muri urwo rugo niwe wikorera igisigara, ni ukuvuga ibisingizo by'umutima mutagatifu wa Yezu n'amasengesho nk'uko abanyamutima tuyakora, ariko n'abatari abanyamutima nabo barayavuga, cyane cyane isengesho yo gutura umunsi n'ibisingizo by'umutima mutagatifu wa Yezu. Hari n'isengesho tugira ryo kwiyegurira umutima mutagatifu wa Yezu. None tugana ku musozo, umuhango nk'uyu nguyu kwizihiza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu mukawuhuza n'umunsi mukuru wa Kristo Umwami, ese n'umwihariko wa Paruwasi ya Gikondo cyangwa se hose mu gihugu uyu munsi wizihijwe bavugurura amasezerano cyangwa bakira abavandimwe? Murakoze. Abanyamutima tugira iminsi mikuru ibiri ikomeye, iminsi itatu. Uwa mbere ni ubutatu butagatifu, turawizihiza. Umunsi wa kabiri ni umunsi w'umutima mutagatifu wa Yezu, nawe ni Yezu wawusabye awubwiye Margarita Lacoque ko uwo munsi uzajya uba ku wa gatanu ukurikira umunsi w'isakaramento ritagatifu. Umunsi wa gatatu rero ukomeye mu banyamutima ni umunsi mukuru wa Kristo Umwami, wizihijwe rero mu gihugu cyose, ku isi hose twizihiza umunsi mukuru wa Kristo Umwami, kuko umutima nyine ni uw'umwami wacu. Umwami wacu turamushagara, tukamushengerera, tukamubyinira, tukishima, kubera ko ari umunsi ukomeye w'umwami wacu kandi ari we twayobotse. Nongereho ko ubu ngubu mu mwaka turi muri yubile y'imyaka 350 Margarita Maria Lacoque abonekewe. Uwo munsi mukuru ukazizihizwa umwaka utaha, umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu ukazabera i Paris Monial mu Bufaransa. Murakoze cyane Madame Annonciata, kandi turabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro byimbitse muduhaye ku munsi mukuru wa Kristo Umwami uhurirana n'umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Turabashimiye cyane, dushimiye kandi n'abavandimwe mwese mutangiye ubutumwa muri uyu muryango. Tukaba tubifurije umunsi mwiza kuri wowe ndetse n'abavandimwe, umunsi mwiza ndetse no ku rugo rwanyu, cyane ko niba uri umutima mutagatifu wa Yezu yazi bikunze n'urugo rwose nk'uko yabitubwiye. Buriya ntimumwimitse Yezu Kristo mu rugo iwanyu, niba mwaramwimitse rero twese umunsi mwiza ku rugo rwose, kandi twizera ko mufite n'ubutumwa mugiye kubwira abavandimwe banyu b'Igikondo muhagarariye urwego rw'igihugu. Ubwo namwe twifuje umunsi mwiza n'ubutumwa bwiza mufite uyu munsi mukuru. Turabashimiye. Ngayo nguko rero bavandimwe twabanye, mwumvise inkomoko n'impamvu n'agaciro ko kwizihiza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Twese duhamagariwe kureberaho umutima mutagatifu wa Yezu urangwa n'impuhwe, urangwa n'urukundo, umutima mutagatifu wa Yezu urangwa n'amahoro n'ituze. Twese nk'abakristo tukaba duhamagariwe kurangwa no kumurikirwa n'umutima mutagatifu wa Yezu. Ku buryo bw'umwihariko tukaba twifurije umunsi mukuru mwiza abanyamutima bose aho bari ku isi hose, haba mu Rwanda ndetse hose aho umuryango uri. Tukaba tubifurije umunsi mwiza ku buryo bw'umwihariko ku banyamutima ba Diyoseze ya Kigali, umunsi mwiza ku banyamutima ba Paruwasi ya Gikondo, umunsi mwiza ku banyamutima wo mu Rwanda no muri Afurika. Mwari kumwe na Joseph Umukiza hano i Gikondo. Mugire umunsi mwiza.